ba Judgment Truth Victory nanone ndabasuhuje, mbahaye ikaze muri uno mwanya wasoma Bibiliya. Uwiteka abahire kandi abaha umugisha. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Ndikubwiriza ubutumwa, ndikubasomera aho ibintu byagiye biva bikomoka, ndetse n'abafite inyunganizi mushobora kubishyiramo, ariko muri make icyo nifuza cyangwa nkeneye ni ukugira ngo twese turusheho gusobanukirwa, tumenye neza icyo ijambo ry'Imana rivuga, tumenye neza uko dukwiye kwitwara, tumenye neza imibereho dukwiye kugira muri Kristo Yesu. Rero bavandimwe, nk'uko nabibasezeraniye, turi mu itangiriro igice cya 5, aho twabonye ko ari urubyaro rwa Adamu, ndetse tukabona yuko kuva Adamu akiremwa mu ishusho y'Imana. Umurongo rero wa 2 uravuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha, ibita umuntu ku munsi baremeweho. Imana iremye Adamu na Eva, imaze kubarema ibita abantu kuri uwo munsi bagize bate, baremeweho. Bavandimwe, ndumva biri kumvikana rwose. Hanyuma muri Matayo igice cya 5 ku murongo waho wa 11 niho tugeze. Ku munsi w'ejo wabanje twabonye uburyo Yesu yabwiye abari bamukurikiye n'abamuteze amatwi. Arababwira ati, niba murenganyirizwa ukuri, murahirwa kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwanyu. Arangije arakomeza arababwira ati, ku murongo wa 11 aravuga ngo, namwe munkurikiye, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi, babampora. Bavandimwe, Yesu arimo aravuga yuko abantu bazarenganywa, bakababeshyera, bakabatuka, babahora inde? Kristo. Uyu munsi hari abantu bishyira mu kaga, bakanga kumvira amategeko ya leta, bakanga kumvira gahunda za leta, bikarangira abo bantu baguye mu maboko ya leta, hanyuma bakavuga yuko bari mu kaga. Bavandimwe, muri Bibiliya mu Baroma igice cya 13, Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira bati, ntabwo umutware atwarira ubusa inkota. Rero niyo mpamvu dukwiriye kubaha ubutegetsi bwose nk'ubwashyizweho n'Imana. Icyakora niba bibujijwe ko abantu bagomba kubaha Imana, muvandimwe, ibyiza ni ukubaha Imana kuruta abantu. Yesu rero yavuze ngo, muzaba muhirwa ubwo bazaba bahora, babarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi, babahora Kristo. Mbese iyo urebye mu mibereho yawe, ukareba mu karengane ugira, ese ubona baguhora Kristo? Reka Uwiteka kugirire neza. Kandi ubwo tuzaba duhirwa turi mu ruhande rw'Imana, Uwiteka tugirire neza. Nibyo nagusabira, nanjye nisabira, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana yacu, Data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje ko watanze amasezerano menshi. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo uduhe kuba mu ruhande rwawe. Nibyo nsabira n'abavandimwe, nanjye ubwanjye mbyisabira, mu izina rya Yesu, amen.